nirinze kunkatira bakumva kugira umutima mubi kubera ko ntawe watojwe mpita nivuga mbere y'igihe ayiwe iyo ni none se kari mwebwe tureberaho nanjye twarabiganye urumva twebwe icyo twashakaga gukora urumva ndi umufana wawe kabisa Nyabitanga ni ukuri ndagukunda pe uzambabarire duhure sibyo thank you bro nawe tuzahura pe murakoze ego babo sewe duse tuba inshuti kandi duse tuba inshuti ndi umufana ubundi kera sinafanaga Gasogi wanyangiye ko ntacyo mfite ndeka kumuvuga inkweto n'inyusi yatobotse munsi kubwo kwiruka ku minsi ese kuneja bisi batari babizi bazi ko natsindiye misiyo niyarya ibijumba musa nk'umushumba. What's up, ladies and gentlemen? This is Lucky Baby. I'm with my guy M Skandi. He is for real a legend. Reka twizere ko mu mande aho uri hose uri kutwumva kuri M Skandi Namusa. Hano rero ndi kumwe n'umuvandimwe M Skandi. Reka ni umujene w'umunyarwenya ukora ibintu byiza n'ibintu bizima akora. Reka tumwakire agira icyo atubwira, ladies and gentlemen. mwari mutuvugishije umaze muracyanuka narana kwakira nibyo navugaga Muskandi amakuru y'iminsi ndashima Imana yego wowe umeze neza akazi karagiye nanjye nta mahoro ndashima ibintu by'akazi byo bikomeje kuba ikibazo ninjoro nibwo nayindi kwikora self evaluation abantu bari kwibaza impamvu rimwe ba hano nkaba ndiko ba hostinga twipanza akazi harye ninde waraye wipanza akazi ninde ngo rigani ngo naye ngasigaye yicara ngakitereka sinzi ibintu asiganwa muri biriya bicupa akavuga ngo reka nitereke ngo namaze kwitereka nanjye ubu naje kwitereka kwa Muskandi na Musarira nose kandi wambazaga ngo akazi karagenda neza umujene nyine kuntu usanzwe nkubona uri umujene usa nkaho wize kwiga byo nari ugerageze urebe muri kamera rwose abakunzi banyu ntagara abanjye bataza kunanirwa uri umujene usa nkaho yize sibyo usa nk'ufite amashuri kuko iyo tugendana mwumvugeza ahantu nyorosheje akaribi runaka kongereza agaswahili agafaransa ukakavuga ubusa akantu kashobora kukavuga nyuma navuze ko amashuri afite gusa icyo nashaka kugwishaho naga amashuri nyine amashuri kugaragara ko ntarivugira ufite akazi heri ibintu by'akazi bisa n'ibiri hafi ya ntabyo ninjoro nibwo nikoraga self evaluation ndi kureba abajeni bose twiganye nsanga ndamutse mvuga ngo ngiye gukora ubukwe ntabaze ngo nifashe nta cyaba nta akazi nabo bafite ntago mbizi ntese buri umwe ngerageje gutakira ahubwo nsanga atakakuntu kandi ngo wize hano ruguru harya wahita ntago ari ngombwa ko bago bakwishyuye ariko bahishyura zikisha ayo mahirwe wayabona so wahize yango se wabonye kayite gusa ahubwo dera akabona ndi kuvuga raki ntuzanemo ibintu bya interview n'ubundi turabasazi ngewe nifuje kuno munsi dukorana yego twe tukirebera nko mu bajene tuba twarabaye muri bavuga ngo mbwira uri ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uri none nanjye urakoze mu mwaka tone tw'imigani akantu ko gukura byo ntago ari ibintu bigaruka none nanjye ndavuga ngo reka ture nko mu bantu banjye mbazane hano live yego mpamagare nk'abantu banjye ndajya ntungura umuntu nta muntu napanze nawe buri muntu umve nk'ibibazo abafite yego uranyemerera se nta kibazo gahari iwawe senze ko niteretse mugani wa rigani nyine ngenda shaka tujye duhamagara cyaduhamagara abasitari abasitari mwariganye uhamagara abo bajene bawe ari nabo ariko twiganye ntabwo nakuburanye buriya abantu mukururuka oya buriya Afrique nura mupeti bita Chibu nyine kari akana gafite indirimbo ngo bari mama kari agapeti ndakabona oya ndamubona urumva niwe wemereye kumwita akana kuko ibintu yigaga muri level ya 4 nge niga muri level ya 5 nyine yigaga S5 nge niga S6 Kachibu kiza ku kigo twize hamwe nda maybe ndumva ufite n'abasitari kandi nawe uri umusitari ku giti cyawe na ka Afrique twize hamwe ka Afrique wowe ntari ujye uvuga ko twa Afrique njya mvuga Afrique kuko urumva urabaruta nawe ndabaranduta
tugiye gukora ibyo bintu. yego ubwo ngubwo hashaka nk'umujene wawe uri tayari. Reka twereke n'ubundi bibora no kwitereka no gutokinga your favorite superstar. Hari ubundi content bayita talk your favorite superstar. Ahubwo twebwe nyine noneho ahubwo bo bagiye kuvugana na ba favorite superstar babo. Sibyo? Duhere ngiye guhera nko ku muntu ndatungura umuntu. Imana imfashe. Reka urabona ko agiye bahamagara rwose banywanye bavanye bakunze ba Mskandi na Musa. Umurasta duherukana akora mu bintu by'amabuye y'agaciro ariko aca imisingi. Muherukana? Akora mu bintu by'amabuye y'agaciro ariko aca ya miyoboro. Haje kandi gaciro ariko yahinduye nk'inshinga. Biranga gaciro ndamgize muri histoire. Gaciro yitaba. Ari kwivugira. Uretse wumve. Telefone yanjye nivuga gake. Dore ngiye twabo twiganye nanjye reba iyo ntunze mubaze ni nziza ko mbona se atari kwifata iyo wicishamo ubushaka n'ibintu ubwira abakunzi bawe nibyo navugaga waruvuze ngo mujene ngo yarafite agaciro buriya ngo nagakoresho umwami yaciragamo kera buriya agaciro k'umwami yagaciragamo bakakabika igihe nk'abo bantu nyine bubise agaciro uretse wumve yewe n'undi Yopi. Aramutse neza. Aramutse. Amahoro. Amahoro byatanje. Sha turaburaye nyine. Ubizi se ko ni minsi mana sigaye ikanda abantu ikaba ababyeyi babo. Kandi we barambwiye ko byakunze. Bro, ndagira ngo byaranze ibintu byaranze ahubwo noneho nakabura data. Bambona ibintu byarabaye dohama byatari. Ese ko hari umuntu wanambwiye ngo washatse n'umugore we bashize hafi nk'umwaka tutavugana niyo mpamvu nashatse nimero yawe. Terukana kera ubwo nyine numvaga wenda byaragize aho bigera. Nari naguhamagaye nk'ubwa ngo wenda niba byashoboka kube wandangira nk'imirimo. Bro, reka ngubwire mani rusigaye rukinga 8. Ubizi ko umuntu asigaye arya mani arya ari uko yabanjije gukoteza mani. None se usigaye ukabika ibiceri. None se usigaye ukora iki mwana Frode? Na kimwe ahubwo ubona kambura datuzi ko bishoboka ko ngiye kuba umuhanzi. Nabonye byose sigaye bagapuranga bro. Abundi ngo kuri content zigezweho ngiyo umuntu ngatukanye ngo cyangwa ngakagira ate ngo bya bintu by'ibikoza soni ngo nibyo bifite amafaranga. Nanjye nabonye ari byo bifite amafaranga nabona ibyo ngiye kwigiraho. Ese shabura ko nk'iyo umuntu agiye no mu buhanzi aba afite ahahera. Naje tubizi mari ntabwo urukingoma zanjye bro. Uzi ko kwishuri nabatagamo ibintu bya hatari by'umuriro. Jene afite yadataye amaso. Bura rero umujene turi kumwe ahise atunguza atangiye gutekereza ku bintu waba uvuga. Ariko buriya ku ishuri nta muntu uba udafite impano. Ibyo ngibyo nyine ndabizi bro ariko man James talent ubizi talent yatanje urumva kandi ndabizi neza ko hari abanyarwanda bakeneye kuzanyimba abana bakeneye kuzumva ukuntu ndirimba tubizi nta kibazo ngaho wabona binakunze ariko wasanga nariganye n'abandi bantu ntabizi. Umwanya n'uwanyu niba bishoboka abanyarwanda batari bakeya batureba twumve ko hari icyo bazakuramo. Bro ntabwo bizi se nakakaguma kakandi kabakumaga harya ubungundi nakibuka bro reka ngutema kano katanje sibyo kavuga ngo burya umukene ongera ijwi arya umurwayi wanyangiye ko ntacyo mfite ndika ku mufuka inkweto n'inyusi yatobotse munsi kubwo kwiruka ku minsi ese kuneja biti batari babizi baziko natsindiye misiyo niyarya ibijumba musa nk'umushumba sinkwiye kuba mu bantu ngomba kuba mu ishyamba utsindi hasi uwanyuma ku isi zifite ubushobozi bwo kuba natsindira misi iyakugabiye nanjye yangabira iyakugabiye nanjye yangabira. Mujeni yaririmba ntasa n'abafite ndetse no kumenyekana iyakugabiye nanjye yangabira. You get? None se
yo iyo ndirimbo ndi kumva ari ngirebaho ko ndi kumva ari byabaye exange bro ko numva ari inyuro gusa ndetse ko numva n'ubundi nta gishya ko nari inkuzi ko nta cyahindutse nyine ubundi gahunda turimo ni ukumenya ngo abantu twabanye bageze ku ki ese ubu nkoze ubukwe bwabona abantu bro nta kintu na kimwe nagezeho urumva noneho ariko wenda hari n'ukuntu umuntu asohoka no hanze agakomeza nyine imirimo nyine wenda niba yari yashatse kujya muri kariyeri urumva nk'iyo ndirimbo ni iy'ubuzima busanzwe ariko y'inyuro ese uwo mujene ubundi nta kintu cyahindutse ku buryo nibasiye niyo cyogera hari nk'ukuntu wenda wavuga ngo wenda nubwo ibyo byari ibyo mu ishuri kandi uri muri kariyeri ibintu birazamukaho kugabanyuka nta kandi wenda waba warakoze mu buzima busanzwe ugeze hanze umaze kubona urumva ibintu byawe ni n'iby'inyuro wenda wasanga byari cyagiye hari akaboro nakoze ngeze hanze urumva akaboro kameze ukuntu kavuga ngo umbwira ngo uranyemera umbwira ngo uranyemera unyemera ute nishwe n'inzara umbwira ngo urampana sawa uwiteka akomeza gutuza heza yaba ari ku mujombo urushinge ariko ubwiye uwiteka gutuje heza uba waritabye Imana oya nako uwiteka akomeza kubashishe nibazo mu bindi bro gusa barakubwira niba hari icyo bumvishemo abanyarwanda bakurikirana kandi na musa ku ruhande rwanjye sinjajinze sinatanze amanota gusa icyo numvishe indirimbo irandeba kukureba gusa ni inyuro tureba twese sawa yo nari bro rwose uwo mujene wawe urumva kaduhe Nyabitanga ni wowe ku gahuru kaduhe Nyabitanga akazi Nyabitanga muvuge hari ikintu binyibukije nubwo gisa nkaho kitande hari umujene ujya utangira interview ye aranaririmba agatangira aririmba uburyo aririmba biba bitandukanye mwana ngamwana bikifu muraye mataso ukumva mwana arahogoje noneho ngo ni inyusi iki inkweto ni inyuzi kaduhamagare Nyabitanga tumurangira akazi kumva ukuntu bari abasitari ubundi baba bameze iyo babahaye akazi bisanzwe mwaramutse neza ni Nicole yego sasa nitwa Patrick bari babandangiye nyine nari mfite testimony nyine ubuhamya bari bambwiye ko mufite channel nyine nanjye njya nyireba bita Nyabitanga Unique Show mwumva muramutse mumfashije wenda mukaba mwamfasha mwazambwira niba bishoboka nyine wenda nkaba naza tugakorana ubuhamya bw'iki nshuti yanjye nyine urumva ahantu isi igeze ibintu byarakomeye amafaranga yarabuze nyine n'akazi umuntu aba akora ntabwo biba byoroshye numvaga wenda nyine umuntu bibaye ngombwa yaza akaba yanagira byaba ari na ba bantu banyu baba bakurikira bansapotinga bakamfasha ibijyanye n'iki se n'ubuhamya busanzwe ubuhamya ni bwinshi sheri wanjye umuntu agira ubuhamya bwinshi Nyabitanga ubuhamya buriya Nyabiri umeze ute wa nitwe Musikandi ndi umwana w'induba waranyanze wa ikimahurura n'impamu yose sinjya numva ukuntu uyihamagarisha se umubwira ese ubu buhamya umuntu aje kuvuga bw'iki gitondo ni ubunyabari ubuhamya bugenda hari ubuhamya busigaye buba bwicaye hamwe urumva rero yego kubera ibintu byaje by'imyitereko no kwitereka ubuhamya bwariteretse se nanjye naravuze ngo wakitereka nk'amwe mwese nirinze ko nkatira bakumva ko ugira umutima mubi kubera ko ntawe watojwe mpita nivuga mbere y'igihe ayiwe iyo
ase kuki koko none se kari mwebwe tureberaho nanjye twarabiganye urumva twebwe actually our target ntago ari ukumakinga money go for English your target is like it's just fun ourselves okay nyine ubwo nukwishima ku giti cyacu n'abanyanya uko rero nanjye nditereka babo uyu mwarikazi rwose umunyamurenge w'igicumbi ndavuga ngo nanjye reka nkwamagare numva uko bimeze yewe ibintu bimeze neza none nari nsangaye n'ubuhamya ese umuntu none umpamagaye ntahamagare kuri nimero yo kuri YouTube agahamagara kuri nimero yaje ari numewe nari ngiye kugubuhamya bwa mu gitondo nari ngiye kukubwira ukuntu buriyo naje gusanga wa muntu we buriya ngo ubwenge bwinshi ba mu birenge nkaya data ngo gutere nibyo nari ngiye kukubwira ariko nyine yakoze abantu yakoze urwenya ruzataza umuntu mubona arirutse wowe urarukora oya ndarwumva se guta ubwenge bwo mu birenge wowe ngo se buri koko yaravuze ni credit yego ngahantu ngo isi igeze ngo kubera ko abantu bashaka kumva ibyo bashaka kumva ngo umuntu najya kubwira ngo umutwe uri mu birenge baka umutwe ngo ujye umubwira ngo yego kuko namuburanyije yagukura ngo umuburanyije ku bintu azi yakwica ariko abantu bararakaye da muntu yanakuburanye ntabwo wabonye umuntu wagiriye inama umukire ibyamubayeho yagira inama umukire akamuvuna urutugu rw'umugongo ukire ngo yahise amubwira ngo si uko bigenda peti yangu nanjye wahita mutamu ngo urwara ukikarite nimero ya mbere urwara uz'umushinwa atigeze apirana nka zimwe bakubitiraga i Musanze nka zimwe bakubitaga abagabo mu myidagaduro z'i Musanze cyane ngo n'ubu wa mugabo wakubitwe nyine aracyari muri koma ngo bimwe bavuga ngo nkubise urushyi rurumira rwarumiriye bro nyabita rero nakubeshye ibi bintu byo kwitereka musanzwe maze ubundi akanwa muvuga mu ibintu muvuga mu bikurahe ase wabaye iki muri iki gitondo mwana wanjye nyine urumva kubera ngira isoni nanjye nagize isoni zo kukuvugisha amagambo yashize ivuga bayi dawe twakuze tubafana aka kanya impamvu twari turi aha ngaha kontenti turimo bayita Talk with your favorite superstar hoya ntabwo uwo mwanya nawukora ndi kukuganiriza kugira ngo nyine nimutwemerera muduhe umwanya umaze iminota itanu uri kumvugisha utararekodinga ugiye gusaba umwanya uza kumvugisha n'indi minota nari mfite isoni ariko mbaye umushirasoni ubwo nyine kakubayeho niba uzishize umenye ngo ni naho hanyuma ugiye guhita urangira rero iyi kontenti ya Talk with your favorite superstar ihuza abanyarwanda nyine batibashisha kubageraho byoroshye nkatwe twese tubabonera kuri telefoni nuko rero tuba turi kumwe telekomande yanjye yapfuye telekomande ni iya televiziyo ziba se zifite amatushi ku ruhande ariko ushatse we ntiwakirikodinga ukajya wirebara ubwo rero iyo Talk with your favorite superstar umunyarwanda w'umufana avugana namwe aka kanya rero turi kumwe n'umufana wanyu niyo mpamvu rero tubahamagaye nicyo cyari ingingo nyamukuru yego nivuge ndetse ntabwo wivuga ntabwo muraho neza murakoze nitwa Lucky Baby turabafana cyane turabafana ku buryo turi no kurira icyo twashakaga gukora urumva ndi umufana wawe kabisa nyabitanga ni ukuri ndagukunda pe uzambabarire duhure sibyo thank you bro nari tuzahura pe murakoze yego baba sewe duse tuba inshuti kandi duse tuba inshuti ndi umufana ubundi kera sinafanaga gasogi
ese mwabyikiye mu cyo mwabarezi ubundi kera ninafanaga Gasogi se we twakwaga tukuza amafaranga murakoze ngo yagiye ku murenge wa Kimihurura ngo aravuga ngo ko mbona mwanyanditse nk'ingaragu mukangira singwa kandi narapfushiye ndi umupfakazi nyine nk'umurenge wa Kimihurura mu irangamimerere bamwanditse nk'umuntu uri singwa kandi ari mariye cyakoze nitabiriye imanza nyinshi ngo sinzi uko zarusha ngo murakoze ese we none suko ni uko hari igihe tuba twumva twishakira kuganira nawe mwumva munyikumburiye n'ubu nanakurose nijoro ndavuga why not ushinzwe gupiririza ego cyane ko twanakubuzeho kabyara we umaze gukura umaze gukura ukumva hatangiye kuzamo akantu k'ubwenge murakoze yambwira niba ubwenge ari buri kumvamo mbukuremo oya reka igihe turumva mfite ubushobozi bwumva ubwenge ndetse ko hari umbwiye ngo maze gukura wumvaga ngeza ku ngingo ngaho nari mubajije juste ni igifaransa bro juste umaze gukura ni igifaransa ako ka juste nari mvuze ni agafaransa juste ni igifaransa just ni icyongereza iva kuri indimi warazizi juste iva kuri mini juste ikava no ku izina rya juste duhure dukumburanye ejo rero oya rubyaza sawa wa yego wawa